Ruhashya twagusuhuje, you're welcome. Asante sana Godfather, nabikirije kandi n'abadukurikiye bose ndabaramukije cyane. Ya turi kumwe. All right. So nani the future wamaze kufixa network yawe? Ndumva ameze neza, ndizere ko numvikana. Murumvikana aho ngaho nyakirira Egide, hanyuma noneho uyu nayo buri kiganiro kuko nanjye ndashaka gutega amatwi. I have no comment kuri Mbanda, ntabwo nzi ngo ninde, simuzi uretse amagambo no dushaka kangara. So Yes Ruti. Eje twifuje muri space kugira ngo tugaruke kuri Mbanda nkabwira ngo ndiye abantu bamenye ngo ninde, bamenye ya myitwarire ye, aho ikomoka, kuko hari abamubonye iki kiganiro yakoze, ariko umuntu asubije amaso inyuma akamenya, turebye mu mateka twamenya Mbanda ninde, imibanire ya Mbanda n'abantu b'interahamwe ari gushimagiza imeze ite, Mbanda ni muntu ki, biraza gutuma tuza guhita bitworohera kwinjira muri izi mvugo ze mu buryo bworoshye kuko turaba tumaze no kumumenya. Ndagira ngo uduhe back y'uyu muntu. Murakoze. Igipande kinini cy'ubuzima bwe yarakivugiye. Ni umugabo nyine wavukiye hariya mu Muhima hariya munsi ya prison, akurira mu mujyi wa Kigali, ariko mu by'ukuri umuntu wese wabaza Mbanda uwo ari we yakubwira ko azi Mbanda nk'umunyamahane. Nta kabari yaba yaranywereyemo ngo avemo adateye igipfunsi, nta kintu na kimwe cyaba cyaratumye ahura n'abantu mu buryo ubu n'ubu. Ngira ngo niyo ari kuvuga mu itangazamakuru n'ubu ngubu uzumve rwose haba habura gato ngo yatake umunyamakuru. Iyo ushatse kurenga ku byo ashaka kumvikanisha, uzumva ukuntu ahita kwataka kubwira ati pardon, ati je m'excuse, ati kugira ngo ibyo byumvikane. No kuvuga ngo rero noneho iyo bitari imbere ya kamera mwakwibaza ikibikurikira. So abantu rero benshi barabizi cyane ko ari umugabo ugira amahane. Icyo nicyo cyagiye kimuranga. Hanyuma kuba yarakinnye umupira w'amaguru mu ikipe ya Kiyovu, kera abantu bakinaga umupira w'amaguru, icyo gihe habagaho amakipe yarakomeye, ariko mu gukomera kwayo yarakomeye nanone mu buryo bw'imbaraga. Babizi ikipe za Panthère Noire, ikipe za Kiyovu Sport, ikipe za Rayon Sport, habagaho izitwa za Eclair yari y'abakomando, habagaho izitwaga za Etincelle Mukungwa, amakipe nk'ayo ngayo. Ikintu rero cyatumaga habaho ikintu cy'imbaraga nuko habagaho nanone ababaga bayayoboye. Nta na rimwe ikipe zo mu Rwanda zayoborwaga n'abantu basanzwe, habagaho ikintu cy'imbaraga between abategetsi b'icyo gihe. Kiyovu Sport rero nk'uko yakinagamo akaza ndetse no kuyibera umutoza, iyo Kiyovu Sport uwari umukuru wayo watumaga n'ibyo byose bishoboka yari Habimana Bonaventure. Habimana Bonaventure yari deuxième personnalité du pays. Iyo habanzaga Habyarimana, ubwo wa kabiri yabaga ari umukuru wa MRND. Muri icyo gihe rero yari Habimana Bonaventure. Izo za Panthère navugaga, uwari wiyoboye Panthère yari Colonel Rwagafirita. So Rayon Sport yari Donati yitwaga Donati rinde ndagiye bagiwe nawe yari umuntu wo muri presidence. Byabaga bimeze bityo. So we rero nyine ubwo urumva hakazamo rero nicyo ngicyo cyuko yagiraga amahane, ariko afite n'ibigango, afite n'imbaraga, ariko kuko kanabikunda akunda kurwana. Mu bintu rero byagiye bigaragara aho agiriye muri politike, kuko ibyo byose nubwo yakinaga umupira w'amaguru, ariko burya yari afite amashuri, yari yaraciye muri peni nk'uko yabyivugiye, yaje kuba umwarimu.
hanyuma nyine yaza kuba umuntu w'umunyamujyi cyane kuko yarasobanukiwe kuvukira mu Muhima, mu mujyi wa Kigali. Abantu bari bajijutse icyo gihe, nyine basaga n'aho bari bake mu byerekeranye na business, abyinjiramo kare. Hanyuma probably n'abantu baramukoresha hari, akaba ari nayo mpamvu nyine hariho ibyo bintu by'uko asa n'ubagororera kubatagatifuza. Ariko ababizi rero ukuntu yaba yaragiye muri politike aciye muri PSD, ahangaha naho abantu bajya babimenya, nk'uko n'ubundi uwo avuga n'ubundi n'icyo gihe yabaga avuga atyo, kuko iteka basangaga avuga ko adakunze cyane amashyaka ya politike yari ari mu Rwanda cyane uburyo akora, kuko iteka wumvaga avuga ngo ni hahandi n'ubundi ari mu kwaha kwa FPR. Ibyo ni ibintu yatangiye kuvuga kare. Hariho ukuntu yaje kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko. uretse Ariko ruhashya singuciye mu ijambo, ibyo ni mbere y'intambara cyangwa ni nyuma y'intambara? na mbere y'intambara ntabwo ari umuntu wumvaga ko ari umuntu ukunze cyane umuryango wa RPF, kuko ntabwo waba warigeze ukunda umuryango muri kirya gihe. Ubu noneho ubona ibyo uri gukora, ubona aho ukuye abanyarwanda, ubona aho ujyana abanyarwanda, ubona ibikozwe mu Rwanda, ubu uvuga ibi ngibi ntabwo byaba bishoboka. Nyuma yaho rero yaje amaze kuba umudepite, abantu barabizi, yararwanye mu nteko ishinga amategeko, ni nako yavuyemo, ndetse anavamo ahura n'ibigize icyaha, abanza aranabihanirwa. Ariko hagati aha afite na za kritike yagiye akora, yakoze. Ibi navugaga hari n'ibindi yavuze nanone muri 2005 nanone avuga aya mashyaka atari yijanditse muri jenoside yakorewe Abatutsi, avuga ati yego nubwo turi hamwe na FPR ariko nanone ntabwo turi amashyaka ubona ko dufite ubwisanzure. Ashaka kuvuga ko FPR isa naho ibashyiraho ikintu cy'imbaraga. Ibi ni ibintu yavuze muri 2005 we ku giti cye, abantu bazabikurikira bazabyumva, ni inyandiko yanditse dayere. Afite za critique yakoze kuri secrétaire général w'umuryango igihe yari akiri muri Gande. Ibi ni ibintu abantu bashobora gushakisha bakabona. Afite critique yakoze kuri Dr Colonel Karemera. Ibi ni ibintu bashobora gushaka bakabona. Ibi bintu byose rero uko bigenda bikaba bihari, bikaba ari ibintu byagiye bivugwa. Ubwo urumva ni mu gipande kimwe, aho ni mu gipande cya politike. Uyu yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru, yigeze kuyobora ishyirahamwe nibaza ko ryitwaga Turakwari cyangwa Turako, ishyirahamwe abatwari abantu mu mabisi. Icyo ngiye ndibuka na ofisi ye ahantu yari hariya mu mujyi. Nta na rimwe aba bantu bazakubwira ko batigeze bahura n'ikibazo, ibyo yagiye ayobora hose batigeze bahura n'ikibazo cy'uko uyu muntu yabaga rwose ari umuntu w'umunyamahane. Bimwe rwose akugwa gusekura rwose, n'ibintu yakubwiraga, n'ibintu yanakwereka ikintu cy'imbaraga n'iki. So ageze atya nyine aragiye, amaze ngira ngo wenda yagiye nko muri 2007 ahari afunguwe. None rero agarutse mu kintu cyo gusa ni nko kwishyira kuri spotlight, kuko umuntu nkawe mu by'ukuri mumbwire ukuntu waza umaze igihe kinini cyane kingana gutyo utari mu gihugu, nta parti politique igiye kukwamamaza, yewe nta n'ikiza abantu bazi wakoreye abanyarwanda, ntabwo uri umuntu wabanye n'abanyarwanda neza, kuko urumva igihari ni izo ntambara, ni ibyo wanditse. Ariko uje kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika.
mu by'ukuri yagira ngo yishe ne spotlight, ujye hariya abantu base n'abavuga bati habaye iki. Hanyuma kuko nyine yagombaga kuza agashomoza kuriya akavuga biriya yavuze, abantu ngo tufata wavuga guti nkumva umugabo uvuga neza, abantu benshi niko bibaza, ariko buriya umuntu acukumbuye neza agiye inyuma, eske koko yavugaga neza? Ahubwo ni uburyo yahisemo bwo kugira, kuko ntiwavuga biriya ngo noneho uyu munsi mu gihe ubusashize igihe kingana iki, ubu noneho uvuga ibi ngibi. Ahubwo abantu basubira inyuma bavugiye bati ese biriya yavugaga byari ibiki, ubu noneho banarize. Biriya rero byari kugira ngo yinjire mu kibuga, abantu bongere bamwibuke. Ubu rero ikibaye kongera kugaruka akora interview nk'iriya, ubu rero noneho nyine ni uje wa nyawe, nta gitangaje gihari, ntabwo ahindutse, ni wa wundi, ahubwo ubu ngubu arasohotse abantu bamubone, ahubwo noneho yigaragaza, abwira abantu wari anabiyereke. Noneho umuntu akavuga ati umuntu nkawe naho yari ari mu 1994 ku myaka yari afite, ku bunararibonye nk'umuntu mukuru wari uzi u Rwanda, wari uzi Kigali, wari uzi neza bari abantu yatagatifuje, akaba uyu munsi arimo abavuga kuriya, azi neza ibyo bintu byabaye, yarabibonye. Ushobora kwibaza ngo nukubera iki, ushobora kwibaza ngo kuki ari bavuze. Wavuga Matayo wagiye kuri stade, kuko ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo wenda ni ibintu byanditse, ni ibintu yavuze, isi yose irabifata. Uwo muntu umuntu wakatiwe burundu, isi yose ibizi. Kuki uyu munsi watinyuka kuvuga ibyo uvuga? Kuki uyu munsi yatinyuka kuvuga ibyo avuga? Ukavuga ko uwo muntu ari intungane, ukavuga ko uwo muntu ari, yakoresheje ijambo rikomeye cyane mu Kinyarwanda ngo nimfura. Bishoboka bite? Ashaka kugera kuki? Umuntu wavuze ku mugaragaro ko azahamagara abayobozi ba MRND mu makomine yose, kandi ko azaboherereza ubutumwa adashatse kuvugira hariya, ni iki se yagombaga kuboherereza? Ni pamba se? Ni ibiryo? Ni iki yagombaga kuboherereza? Intwaro nicyo kintu atavugiye hariya. Ni intwaro yagombaga kuboherereza zo kumara abatutsi. Arabiyobewe se? Arabizi uwo muntu amugize intwari? None se ubu ngubu kuvuga Colonel Renzaho Tarsisi wari prefe w'umujyi icyo gihe, abatutsi bapfuye kuri Sainte Famille, ntabwo yarahagararanye na Padiri Wenceslas Munyeshyaka, bahagaze hejuru aho abapadiri bararaga, noneho abandi kuko bari babakozeho uruziga mu gipangu hagati, babanje kuvuza amafirimbi. Ifirimbi ni nawe wayivugije, avuze ifirimbi barahuranya, babanje kubakura muri kiliziya babazana hasi ahantu hari compound ntoya, babarundamo kugira ngo batabacika. Ubu se ayobewe ko Colonel Renzaho Tarsisi yari aho ngaho. Renzaho ni nawe wasifuye, Renzaho firimbi yo guhagarika, yo kurekeraho kwica abantu, abyita ngo ni mu Gifaransa, yarabivuze iryo jambo. Ibyo byose arabizi. Ubu se arabatagatifuza kubera iki? Ikintu rero kiri kugaragara ni iki? Ikintu kiri kugaragara, urabona iyo umuntu n'ibinyamakuru niko biri kuvuga, byaba ntago bikiri Mbanda, byabaye Mbanda wari mu bahatanira umwanya wa perezida wa Repubulika. Buriya iyo wafashe kiriya kintu, kabone niyo waba utujuje ibyangombwa biza gutuma nyine wiyamamaza,
ariko iyo etiketi ihita ikurikira izina ryawe, wagiye mu rutonde rw'abiyamamaza kuba perezida wa repubulika. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ubu ngubu cyaba, nubwo azi neza ko ibyo ari gukora bigize icyaha, kuko kugeza ubu niba upfobeje jenoside yakorewe abatutsi, kuko biri mu itegeko ubu ngubu kandi yarabikoze, umunyamakuru akasa naho amukebura kugira ngo iryo kosa ritaza gukomeza kumvikana, we akamusaba imbabazi ati please rwose mbabarira. Yanavuze ati wintamika ibyo ntavuze, kubera ko yaravuze ati jenoside yakorewe abatutsi. Agera navuga ati ibyo ngibyo ntabwo ngewe nzi n'ibyo ari byo. Ku isi yose ubu ngubu mu Bufaransa bitwa ba Sharonana barimo barakurikiranwa kubera ko bapfobeje jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe, mu bitabo bandika no mu bindi bavuga. Umuryango w'abibumbye wavuze ko ariko yitwa izina ryayo ari jenoside yakorewe abatutsi. We rero kera bikitwa gutyo mu gihugu cy'u Rwanda, nawe ubwe yari we, ndetse hirya no hino mu muryango we azi ibyahabaye. Ariko uyu munsi niwe uri kuvuga ariya magambo. Bivuze iki rero? Bivuze ko bigize icyaha. Icyo nashaka kuvuga ni iki, nuko mu gihe haba habayeho gukurikiranwa bitewe nuko iryo kosa ryarumvikanye, ryarakozwe, yagakwiye kubibazwa, ariko ka kantu ko kuvuga ngo Mbanda Jean wari mu bahatanira umwanya wa perezida wa repubulika, peu importe yaba yaremewe yaba ataremewe bitewe nuko atujuje ibyangombwa, ariko ako kantu kazaguma gaherekeza iryo zina. None akavuga ati rero somehow nzaba ndi protege. Iyo urebye usanga ari uko nguko bimeze, kuko nta kindi kintu cyaba cyumvikana. Hakaba rero hariho gahunda yaje afite abantu batazi, abanje gusasira kuriya, kuko niba uyu munsi turi kumuvugaho uyu munsi hakaba hariho abantu barenze bamaze kuba benshi babivuzeho, yaba kuri YouTube baba abanditse, ndetse mu kanya nsomye ko afite mission yo kuza kwishyuriza imitungo y'intera hamwe ziri mu mahanga. Kandi abantu baravuga bati twe dufite information rwose zidakuka. Ibyo ntago ari njye bivuze, ni ibyo nasomye. So bivuga ngo rero hariho byinshi bigiye guherekeza Mbanda Jean muri iyi gahunda. Hakaba bavuga bati yagombaga kuza, ibyo bikaba urwitwazo rwo kuvuga ngo aje kwiyamamaza, ariko ari kugira ngo agire uruvugiro runaka, hanyuma agire protection iyi n'iyi, hanyuma akora ibyo ashaka. Igihari rero ni iki, nuko ibyo azakora byose muri ubwo buryo bwa gutyo, umuntu we yamenyekanye, ariko bitari kuvuga ngo yamenyekanye abo tumubwira n'abatamuzi, ariko abandi twe nta gitangaza na kimwe nta gishya tubonye, nta gishya twumvishe, kuko nuwo nyine. Bazaheraho yigishije, bazaheraho yakoze, bazahereho abo yabanye nabo, aho yatuye, uwo muntu nuwo, yaba mu mvugo, yaba mu ngiro, yaba mu mahane, yaba n'umuntu mbese begoye kugira ngo mu bantu batatu habonekemo n'umwe uza kuvuga neza uyu mugabo. Ubu rero noneho icyari gisigaye cyari iki? Cyari uko atinyuka kuvuga aba bantu isi yose izi, atinyuka kuvuga abantu bahekuye u Rwanda, atinyuka kuvuga abantu bakatiwe kubera jenoside yakorewe abatutsi, bazi neza ibintu byose byabaye, bazi amateka y'u Rwanda. Atinyuke ajye hariya ku mugaragaro
avuge ko abo bantu mu ijambo ry'ikinyarwanda rikomeye avuga ko aba bantu ari imfura. Ndumva wenda naza kugaruka, ndumva ari ikintu namuvugaho njyewe yambinyuzemo ntyo. Ejo urakoze cyane kuducira ku mayange Mbanda uwo ari we, ndetse ukanagaragaza ko imvugo ze zidakwiye kugira uwo zitungura kera kugeza na magingo aya ngaya. Dore ko n'abantu yigishije, nge hari umuntu ngo yigishije wansekeje akantu gasekeje k'ukuntu bamufataga nk'umuntu w'umwarimu w'umwirasi cyane, kuko ngo yari umwe mu bantu ngo b'abarimu ariko ngo bari bakize kurusha abandi barimu. Ngo yajyaga abwira abanyeshuri be ngo berifa ngo mugomba gusubiza ngo mbandaja, ngo kiya ini berifame mbandaja, ngo kiyero prirish des enseignants ngo mbandaja. Umuntu nyine uri bizarre ukuntu, ariko yego eji ndimo ndaseka kuko nyine ibyo bintu nta gitangaje kuko ni ibyo ngibyo. ni umuntu uri bizarre cyane, ariko none wenda kugira ngo abantu banasesengure za mvugo ze, wakomoje ku mvugo ze yiyamamaza, wenda nazo turaza, ariko tugarutse no kuri iki kiganiro ahantu ngira ngo abantu barabizi, abagikurikiye bumvise ukuntu yavuze uburyo ngo yari agiye kwiyamamariza kujya ngo mu nteko ishinga amategeko, iriya ni ya nteko ngira ngo yo mu gihe cy'inzibacyuho, aza gutsindwa. Ngira ngo abantu barabikurikiye, ngo yaratsinzwe ubwo ngo yari ari kuri pariti imwe ya PSD n'indi pariti irimo uyu mugabo wapfuye harya n'indi yari Gatabazi. Akaza kuvuga ngo muri icyo gihe, muri iyo periyode yatsinzwemo, agahita avuga ngo erezuma habayeho jenoside. Mwumve ungana na Mbanda uvuga nk'icyo kintu, umuntu ashobora kubyumva akabyumva nk'ibintu bisanzwe, ariko yashatse hataniye kujya mu nteko aratsindwa. Ngo muri uko gutsindwa muri iyo periyode yari yatsinzwemo, agira amahirwe haba iki? Haba jenoside. Uyu muntu witwa Mbanda n'imvugo ze n'umutindi mubi cyane. Ariko niyo urebye ikiganiro gitangira usanga agera n'aho yibasira perezida wa repubulika mu buryo bweruye, ashingiye ku ngero yatangaga z'ukuntu abantu batotezwaga mbere ya jenoside mu gihe cy'iriya ngoma mbi yatsinzwe. Akagaragaza uburyo abantu bajyaga mu mupira bakajya muri match, ariko bakajyayo bikandagira bazi ko ni match nirangira bahari bari bukubitwe. Agatangira kubyita ngo ni ubugwari, ashaka kugaragaza umukuru w'igihugu nk'umuntu wakoraga ngo ibikorwa by'ubugwari, kubera ko yatotezwaga akamenya kwirinda no kumenya uburyo yihungira abagome. Ibyo ni ibintu yivugiye, abantu bakurikiye iki kiganiro barabyumva. Akongera ati ngewe ngira ngo muribuka n'indi nkuru yatanze avuga uburyo abajepe bo kwa Habyarimana bamuhamagaye akabihorera agahunga. Undi ati twebwe ngibyo ntabwo twabyemeraga, twe twarabyanze. Wowe wabyemeraga, ubwo urumva icyo yashakaga kuvuga. Ngira ngo abantu nk'abo kandi nyamara ruti ndakurahiye aho hantu avuga, ndakurahiye ntago Mbanda yari kuhaca n'amaguru atatubeshye. Urumva ntakabeshye. Ikindi, ubuhamya bw'umuntu, urumva ubuhamya bw'umuntu nka kuriya nyakubahwa perezida wa repubulika yarimo abuvuga, burya ubuhamya bw'umuntu nta comment ubushyiraho kuko ni ubuhamya bwawe. Kubera iki Mbanda yashyira comment ku buhamya yivugiye bw'ikintu cyamubayeho? Aho hantu
hepfo yaho uzamuka habaga ambasade y'abakongomani, icyo gihe hari Zaire. Iyo uzamuka ni umuhanda umwe uzamuka ugaca kuri iryo rembo hagati, ni ukuvuga ngo icyo utakora ni ukujya ku ruhande rwo hirya ngo wenda uce imbere y'iryo rembo, ariko nanone uciye ku rundi ruhande ntabwo haba harimo imihanda yo mu Rwanda uko yanganaga icyo gihe murabizi, ni ukuvuga ngo ni double bande, ntabwo hashobora kubamo metero enye z'aho bajepe babaga bari. Kandi rwose tubyumvikaneho, ntabwo bari abantu beza na gato. So uhaciye uzamuka, usa n'uzamuka ujya kuri Saint Michel, ubwo ngubwo uvuye kuri ambasade ya Zaire ukahaca uzamuka, byanze bikunze ni ukuvuga ngo Ikiyovu abantu bari bagituyemo urugo ku rugo nk'ubwo ngubwo. Nshobora kukubwira ni en face yaho ngaho, hari kwa Dr. Kingeneye, haruguru gatoya hari kwa Major Mugemana, hepfo gatoya hari kwa Nsengiyumva Natori, inyuma gatoya hari kwa Sagatwa. Nshobora kukubwira ni kwa handi hari kwa yari komanda pilote. Abantu babaga aho ngaho ni abantu umuntu azi amazina, azi ababa mu rugo, ukamanuka ukagenda ukagera hepfo ahari hatuye abazungu b'abafaransa bakoraga muri ambasade yabo. So urugo ku rugo kwa Mageza, abantu ahantu hose umuntu abahazi, uzi n'abantu babamo. So ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga, wari uvuye muri urwo rugo akazamuka agaca aho ngaho, byanze bikunze bashoboraga kwibaza bati uyu muntu avuye mu ruhe rugo, uyu muntu aturutse he? Nta gitangaje ko babyibaza nk'uko nyine nawe yabisobanuye. Hanyuma Mbanda agatinyuka akavuga kuriya. Ntabwo ibyo bintu byari kuba bigiye kuba kuri we wenyine, byabaye no ku bandi benshi, ahubwo bo bashobora kuba baranafashwe nabo ntibongere no kuboneka. Ndetse hanyuma kuba baguhamagara nuko bashoboraga kubaza bati uturutse he. Iyo rero bakubajije batuturutse ukavuga urugo, ariko ubwo bari kujya muri details bakabanza bakavuga okay, urwo rugo wenda turarumenye, ariko se uwo urindi. Iyo bigeraho nyine bise byari gutanga iki? So ucuzinze rero wowe gukiza amagara yawe. None Mbanda aratinyutse agiye mu buhamya bw'umuntu, agiye kuvuga amagambo yavuze koko. Iby'umupira ubuse abantu bayobewe umupira wa Panthère Noire uwo ari wo wose, waba wabereye muri kamiliteri, waba wabereye ahandi hantu, bayobe ikibazo cyabahaga. None ngo abarbitre ngo barabatutse. Ubundi si Butare of course namukuru ubwayo bakinagamo cyangwa abayobozi bayo, yes abenshi barabatutse, ariko se umuntu utari uwo muri uwo mujyi, umuntu utari uwo muri icyo gihugu, cyangwa se uwo bakwibaza uwo ari we wese, kuki yumva byaba ikibazo umuntu akijije amagara ye? Kuki agomba kubirenzaho biriya byose yarinze gucishamo kugira ngo agire uko agaragaza umuntu? N'impamvu ki? Ibi byose ni ibigaragaza uyu mugabo ko afite gahunda ndende. Kuko gutinyuka ukavuga biriya bintu ubivuga muri interview izasohoka ikajya hanze, hanyuma warangiza ngo ntabwo byari bikenewe ngo mu kwiyamamaza. Hariho kugaragaza uburyo hari amacakubiri ateye ubwoba mu gihugu. Icyo utagaragaza ni iki? Ngo twari twarabyanze, mwebwe bande? Kuko yagize ayo mahirwe yo kuba nyine kuba uri muri Kiyovu, nabivuze ko uri muri Kiyovu wabaga ushyigikiwe na Habimana Bonaventure, so yakwitwaza icyo kintu kuko n'imfura ye mgira umpatse. Yes, kuko niba uri muri Kiyovu
hari ibintu bindi byabagaho byaguprotejaga kubera ko uyikinira cyangwa uyitoza. Hari n'ibindi byatumaga ko wowe nyine bakumenya already, kuko niba ukina igihugu cyose kirakubona kirakumenya. Ariko se mwari mwarabyanze nkande? Nta bandi se babaga muri icyo gihugu babiguyemo? Nta bandi se babaga muri icyo gihugu bagiye bafatwa batyo? Ubu se abo bakubitaga ibibuno by'imbunda ku mihogo ngo bamire ingoto, ntabo yabonaga se kuri za roadblock babafashe saa 9 kandi imihanda bari wifungiye saa 12? Ibyo ntabyo azi. Kwavuka mu Muhima, nta bantu bahariye mu Muhima hafi ye bari baturanye, ndetse yagiye anavuga no muri iyi interview, ntabazi se bagiye bahura n'ingorane. Ntabwo kira kintu cyari cyo biriye byose nabyo umuntu ubundi nkiriya suje muri iriya interview yayiza niki? Bira bintu byose ni ibintu umuntu agomba kureba akibaza ati gahunda ye ni yihe muri ibi bintu byose yagiye avuga, muri ibi bintu byose avuze, mu byo turimo twibaza, mu bitumye dukora iyi space, mu bitumye turimo tuvuga tuti ariko kubera iki? Ya Ruti, wakomeza ubwo ndagira nkunganira kwa ka details, kubera ko ari ahantu umuntu aba azi neza, kandi nzi neza ko nawe azamutse n'amaguru muri icyo gihe ntiyarenga batumubajije. Ndakuranye. Urakoze cyane Jide. Ngira ngo ahanini ku bantu bakunze gukurikira rangaje y'izi nterahamwe bakunze kumva ayo magambo agaragaza ko iryo hohoterwa abantu bavuga nta ryari rihari, bakavuga ko ahubwo ngo inkotanyi ziza zigaba igitero cy'urugamba rwo kubohora igihugu muri 90 zaje ziyizeye gufata igihugu, ziyizeye gushaka ubutegetsi, ariko zitaje gukuraho icyo kintu cyitwa itotezwa n'akarengane. Baba barihakana, ugasanga umuntu witwa ko nawe yari mu barenganywa arakoresha izo rangaje uyu munsi mu 2024. Iyo umuntu abyumvise ahita abona uyu mbanda aragana he agamije icyo. Umuntu ahita abyumva, kuko niba umuntu ari gukoresha rangaje z'interahamwe akazikoresha uyu munsi, akazikoresha yongeraho, ubwo duhise tunakomeza mu kiganiro, ahise yongeraho gutagatifuza umuntu witwa Ngirumpatse Matayo. Ngirumpatse Matayo abamuzi, yari perezida wa MRND. Ibyinshi yavuze wabivuze, wagarutse ku mbwirwaruhame ze aho yivugiraga akangurira imbaga y'interahamwe ati navuganye n'abayobozi b'interahamwe ko zigomba kuba ziri mu gihugu hose, ati kandi nzifitiye ubufasha, ntashaka kuvugira ahangaha. Wabugarutseho ubwo bufasha ko ari intwaro zagombaga gusakazwa mu nterahamwe kuko zari zamaze guhabwa imyitozo. Izo mvugo za Ngirumpatse zirahari, ndetse hari zo nahaye na Godfather kugira ngo zishyire kuri dashboard. Godfather yakoze, yazigejejeho, yamaze kugashyiraho abantu bumve. Ngirumpatse Matayo, iyo ni mbwirwaruhame ye kuri stade regional, avuga ati njyewe nabwiye ko interahamwe zigomba kuba zihari hose mu gihugu. Noneho baraza kumva n'indi mvugo, nanone imvugo ikomeye, mbere y'uko afatwa, mbere y'uko afungwa, akiri mu buhungiro ataratabwa muri yombi, kuko ababizi, abafite amakuru nuko uyu Ngirumpatse ubu ngubu yakatiwe burundu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Uyu Ngirumpatse ari mu mvugo ye nayo irimo muri aka kavideo, murayumva, bari buze kuyifungura, ndetse muna following the future TVD. Noneho arivugira we ku giti cye ati ntago abantu bishe mu Rwanda, abantu bararwanye, ngo abasore b'abahutu barwanye n'ababatutsi. Imvugo nk'iyo ngiyo, ati nta muntu wishe undi, abantu bararwanye. Ukibaza wa mukecuru wakurukaga ku gakoni yarwanaga nande ko yishwe? Rwa ruhinja, rwa rundi rwari ruri mu nda rwarwanye nande? Ku buryo umuntu w'imyaka ingana kuri ya mbanda ashyigikira umuntu uvuga gutyo, yarangiza akamwita imfura.
eji sinzi ikintu umuntu sinzi karifikasiyo yabiha umuntu ushyigikira umuntu ufite imvugo nk'izi ngizi dufite hano kuri Ruti Godfather muracyamwumva mwebwe oya yacitse network ntabwo nyumva irimo gucika. warugiye mbanda nta kintu atazi ibyo kuvuga ko abasore b'abahutu barwanya n'abatsi ubu se koko umuntu icyo bita kurwana niki abantu bari arameresi y'ubuzima urumva hamwe uvuga uti nibura umfe ntababaye nibura niba ari ugutema ijosi akubita umuhoro mpite mfasi ntasubizemo ngaha abantu bari bageze kuko isasu ryo murabizi ko umuntu yariguraga hariya ku giti cy'inyoni hari umuntu wicaga abantu akica abantu uko akwishe akabika idanite noneho ku kagoroba kuko utubari twose inzoga zari zirimo za butike inzoga zose zari zirimo ahantu abantu ibintu byose nta cyari kikigurwa ku kagoroba cyane cyane ko hari mu gihe cy'imvura abantu baragendaga bakicara ahantu abantu banywa noneho akaba yahamagara abantu akabaza ati ariko uyu munsi wakoze ukababwira uti nakoze nyereka wishe bangahe ukaba bavuga uti batanu akagukubita urushyi agakuramo nk'idanite nka 52 akubwira ati dore idanite nagiye mbika nyirayo aba bose nabonisha warangiza ukavuga ngo abantu bararwanaga abantu barafataga abantu bakabata mu misarane abantu barafataga abantu bakabata mu nzuzi abantu barafataga abantu bakabakaranga mu ngunguru hariho ibi ni ibintu umuntu ashobora kuvuga umuntu yaravuze ati mwana wanjye dore kubera ko ufite so mu batisimu akaba adahigwa ugiwe aragutabara agiye yaba ari we acana ingungura mushyiramo uwo yarwanaga nande twaje inzira yose guturuka iyo twari turi mu mashyamba hakurya iyo ngiyo twaje dusanga abo bagiye batabari bazima twaje dusanga abo bakubise imitwe ku bibambasi twaje dusanga abo bagiye basogota ibisongo abantu b'abagore binjijemo amacupa ya za sinzano twaje dusanga abantu babishe rimwe na rimwe ukanibaza ngo ariko umuntu yahimbye uru rufate ni gute uyu muntu ibi bintu byamuje mu buzima mu mutwe ngo ahimbe iki kintu akica umuntu ukibaza aba bantu babyize bate kugira ngo buri wese ashakishe uburyo azica umuntu mu buryo bumubabaje kurenza kurinda umuntu agera i Kigali umuntu agenda abona ibintu by'ibitangaza bitigeze ibintu ashobora gushyira mu bwenge ngo bicemo abo babaga bari kurwana nande impinja bafashe nk'impinja 6 bakazizingira muri matora bagafunga abana baba asphyxie babuze umwuka abo bana izo mpinja zarwanaga nande ahantu hariya muri za Ntongwe aho abarundi bari barahungiye bari mu nkambi hariya babwiye abaturage baho batariko muri ibicucu muri ibigoryi muri iki mwe murimo murica abatutsi mukabica bagapfa ako kanya ntasoni uwica umututsi aramuraza babigisha ukuntu bagiye kugenda bica abantu urusorongo twasanze abantu bamanitse baravuyeho uruhu ibisiga biri kubarira ku biti hejuru abo barwanaga nande training zara none se ubu ibyo tubona byabaye document abafaransa bari kwigisha abantu bikoreye ibiti
ibyo biti birampurasa imbunda kugira ngo ubashe kumenya kugifata, ubashe kumenya kutagita, kuko nugita hasi n'ubundi uzata imbunda hasi. Ayo yari izo za training bahawe kera. Kuki izo training zakozwe? Iyo bavuze ngo jenoside yarigishijwe, irapangwa, ijya mu bikorwa, igira igihe cyo ibyo ni ibintu bihari biri documente. Hanyuma igihe kiragera abantu bahabwa imbunda. None se kuki ibyo byagombaga gukorwa niba abantu babyita ko barwanye? Barigishijwe, bigishijwe ubugome, bigishijwe ubugome, bigisha intwaro, bigishwa ukuntu bizagera, ndetse kugeza ku munota wa nyuma ni Europe yabayeho byo kuvuga ngo bahunge naho bazahunya, n'uburyo bazahunga, n'uburyo bazatwara abaturage bakabatwara mu bunyago, bakabavuga ngo nubwo FPR zabigiye gufata igihugu izaze itegeke Sahara, itegeke desert, itegeke igihugu kitarimo ikintu. Ukuntu bagombaga gutwara amafaranga yose mu mabanki, ukuntu bagombaga gutwara ibikoresho byose by'igihugu, ukuntu bagombaga gutwara buri kintu cyose, kandi bagasiga babomoye ibintu byose, electricité bakayibomora, ibintu by'amazi bakabibomora, za chute electrique bakazibomora. Kambanda yarivugiye ku mugaragaro ati niyo tubona uko duharura imihanda yose twari twarobotse twari kubikora, iyo tubona uko duhirika ibitaro byari bihari byose twari kubikora, amashuri yose tukayahirika twari kubikora. Ati twatwaye ibyo dushoboye. Ati kuki se FPR yari kuza ikafata igihugu, ikaza igafata ibyo twakoze ikabiheraho? Ati niyo mpamvu twagombye gusenya buri kintu cyose kugira ngo ize itegeke ubutayu. Niryo jambo yakoresheje. Abantu bibye amafaranga abantu kugeza kuri Musabe yatwaye miliyoni 8 z'amadolari. Matayungu yatwaye amafaranga angana iki? Karemere Edouard yatwaye amafaranga angana iki? Ayo mazina yose mfite umubare w'amafaranga buri muntu wese yagiye ajyana, biri documente. Amakamyo y'ibyayi bagiye batwaye, bagejeje Igomba bakagurisha nk'ibihumbi 119 by'amadolari. Amakamyo n'amakamyo. Za petroli baratwaye, za mazutu baratwaye, za benzine barajyana, ngo igihugu bakunde bakigire desert. Abo bantu ugatinyuka uyu munsi ukavuga uti bari imfura n'abatagatifu. Uruti wakomeza. birababaje ahubwo ni nayo mpamvu niyi mpamvu nshimira cyane na Godfather wateguye ni space kugira ngo imvugo nk'izi ngizi z'uyu muntu atangatangwe, atangirwe, ahagarikwe, atazagira ahandi yajya kuvuga amanjwe nk'aya ngaya, kuko bigaragara ko afite plan ziremereye zikomeye kandi zishobora kuba ari uburozi agiye kumena abantu mu bantu. Kuko ngira ngo nkuko mubyibuka, urabyibuka ukuntu bariya ba Karasira bazaga, babica hagana ba Rashid bazaga, yanyuraga kuri YouTube 3, akagenda akikubita kwa Nyesi, akikubita kwa Cyuma, akagaruka gatoya akikubita ku Mubavu TV, akaba amaze kwiyamamaza. Ejo mu gitondo ku nshuro ya 4 akabafunguye YouTube ye. Yafungura YouTube noneho akahita bica bigacika. Uyu rero na Mbanda nawe ukurikije izo mvugo ze, ahantu yifata akavuga ko jenoside yakorewe abatutsi ni inyito yemejwe n'umuryango w'abibumbye. Iyo nyito yemezwa nk'ihame ritagibwaho impaka. Kugira ngo nabonaga mu kanya Maître Abe, karibu cyane Abe, ibyo kintu yajya kumuzaho nk'umunyamategeko kugira ngo ntegereza ko niba Ejida amaze kuduhereza summary wazamura abantu abafite abumvishe, especially abumvishe amagambo ya Mbanda, kuri amagambo kuri ibintu yavuze, ukazamura none abantu bagatanga ibitekerezo cyangwa bakavuga nabo uko babifashe cyangwa nuko babyumvisha. Reka twakire Abe atubwire muri perspective y'amategeko uko kiriya kintu yacyakiriye. Karibu Abe. Stari mwakoze kuri iyi space, ariko cyane ikibazo kireba rwego rw'igihugu n'ubushinjacyaha ko asanzwe hariho
itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse mu gihe ipfobya rya jenoside risa nk'aho ari ryo byagezweho, baryanditse kuva kera mu bitabo, mu biki, nk'abafashe bari gukurikirana nandi ntuza onana, n'uyu nguyu bagombye kuba ako kanya sur le champ bahita bamufata, kuko sinzi impamvu ki mbona abantu basigaye babidendekera. kandi jenoside se, jenoside imbuto yayo rega ni amagambo y'urwango, ni amagambo apfobya, ni amagambo azana amacakubiri. rero gukinira kuri miliyoni zaba iz'abatutsi zaba iz'abahutu, ariko tuzi neza uko jenoside itegurwa, ni icyaha gikorwa na leta. wenda abatibuka definisiyo ya jenoside ni iki. jenoside ni icyaha kiruta ibindi byaha byose, ni icyaha gikorwa na leta, aho abari bashinzwe babahindukirira bakabica. ni icyaha gifite trace nyinshi, amategeko 10 y'abagihana, imvugo zo mu makiriziya, imvugo zo mu banyeshuri. umuntu wese uri mu Rwanda uri mu myaka 45 kuzamura azi uko jenoside yateguwe, azi uko ijambo inyenzi n'ibindi byinshi bitesha umuntu agaciro byagiye bikoreshwa, kugeza aho umuntu yumva koko ko kwica ari nko kwikiza ikibi. rero kuza ubu ngubu umuntu akafurata nka umuntu wakatiwe burundu, igihano cya burundu mu rukiko mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda. tuzi neza ukuntu rwagiraga amatolerance, hari impamvu nyinshi za politike. iyo wajya kuri ya kategori ugahanishwa igihano cya burundu, nuko habaga hari ibimenyetso simusiga. kuza rero ubu ngubu umuntu akabisigiriza ndetse akanahakana ko atari jenoside yakorewe abatutsi, uwibeshyeye ntawe umunyomoza. so ndumva rero nta bindi bimenyetso no gutuzuzanya bakeneye kuri Mbanda. ibyo by'amateka ye byafasha urukiko kumenya uwo ari we, no kuba bamushyize agumye muri sosiyete n'ubundi yakomeza kuroga. ndumva rero ntari buvuge byinshi ahangaha ku rwego rwanjye, ariko rwose ababishinzwe rwose bashyira amategeko mu bikorwa. murakoze. urakoze cyane Abe, urakoze cyane. ngira ngo ibintu nk'ibi kubirebera byaba ari ikibazo gikomeye, kuko niba no mu rwego ruri international abantu bafite izo mvugo zipfobya zikanahakana jenoside bari gukurikiranwa, ntabwo twakwiyumvisha ko umuntu abikora hano mu gihugu, abikorera mu gihugu, umuntu mukuru ufite uzi neza ukuri kwayo mateka, noneho ngo washatse no kuyobora igihugu. ukibaza ukuntu umuntu ashaka kuyobora igihugu apfobya amateka yacyo. icyo nacyo ni ikibazo gikomeye. abantu rero ntabwo bakwiye kumurebera rwose. sinzi ahubwo ntaguciye mu ijambo, kuva ari n'umunyapolitike biramushyira no kuri kategori ya mbere nk'umuntu ushaka kongera guhembera jenoside, kuyihakana n'ibindi byose. n'ubushinjacyaha buzamufata nk'umunyapolitike. umunyapolitike iyo akoze ibyaha nka biriya yihanukiriye kuriya, n'amategeko nayo amukurikirana yihanukiriye rwose, nta kujenjeka. umuntu muturage simple individu avuze mu kabari yasinze cyangwa iki, nabo baramuhana kandi igihano kitari munsi y'imyaka 10. ubwo rero uriya we rwose sinzi, ahubwo abatinda kumufata nibo bazatanga ibisobanuro mu rwego rw'akazi cyangwa se ibindi. reka tudakoresha ubukana bwinshi, ariko bumve yuko rwose nta kibazo kumufata rwose. urakoze cyane. reka twakire undi muvandimwe opportunity. nawe wagira icyo utubwira, wafungura mic ukatubwira. opportunity, karibu. Urakoze cyane. ngewe icyo mvuga ku bijyanye n'uyu musaza Mbanda, namukurikiranye igihe yiyamamazaga avugana n'abanyamakuru, ndeba imvugo ye nk'uko namwe mwabigarutseho, ubona ko ari umuntu koko uri difficile, kuko ibintu byose ubona ari contre y'icyo umuntu avuze. so ukuntu rero nabyanarije
nabonye uyu mwanya we mbona ko ashatse kuvuga yuko azakomeza ari perezida, ko no kwiyamamaza ari nkaho mbega ari umuhango. So bamubaza rero impamvu we yiyamamaza, avuga yuko ashaka gufasha umukuru w'igihugu nyine mu nshingano afite zo kuyobora igihugu. Ibyo ngibyo nabibonye nk'umuntu wifuza kugira umwanya muri guverinoma cyangwa se umwanya ahabwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo amufashe nk'uko yabyifuzaga mu nshingano zo kuyobora igihugu. Ibyo Mbanda ntiyabibonye. Ubwo ntekereza ko uko nabyanarije yagize uburakari bwinshi bwo kubona yarifuzaga kujya kuri spotlight kugira ngo abantu bamubone, avugwe, abe umuntu ugarukwaho cyane, ibyo avuga byumvwe na benshi. Ibyo yarabyifuzaga ariko ntiyaje kubibona kuko nta mwanya yigeze ahabwa. So ibyo rero byatumye avuga ati nka bya bindi bavuga ngo tura tugabane n'ibyanga bimeneke. Uyu musaza rero nkaba mbona ibyo avuga ubu ngubu, nanone mwaje kuvuga amateka ya kera, numva ibyo avuga ubu ngubu ashaka kubigarura, ariko nanone nkanabihuza no kuba ibyo yifuzaga byo gufasha umukuru w'igihugu atarabibonye, kugira ngo abe muri wa mwanya nyine avugwa cyangwa se abonwa n'abantu bose, yumvwa n'abantu bose atarabibonye, noneho akaba yumva noneho uwo mwanya n'ubundi yawiha, ariko ari gukora ibikorwa bibavuga amagambo mabi apfobya nk'uko byaje kugaragara. Muri makeya kumva umuntu nk'uyu nguyu avuga amagambo ateye ubwoba nk'aya ngaya, umuntu akaba yasaba, sinzi niba wenda umuntu yavuga no gusaba, kuko urwego rwa RIB ni inshingano zarwo, ariko haba igihe tubonye ibintu nk'ibi ngibi yibaza se barabibona, kuko ise reaction yabo tutayibona mu gihe twebwe twumva basa n'abatinze. Ubwo bafite uburyo nabo bakoramo, ariko numva uru rwego rwabikurikirana vuba, aho kugira ngo agire n'ibindi avuga byinshi birenze ibi ngibi ataragezwa mu butabera. Nuko nguko naje kubibona. Murakoze. urakoze cyane opportunity kuri icyo gitekerezo, ngira ngo n'ababibonye n'ubundi iyo urebye Mbanda ubona ari umuntu ufite ambisiyo za politiki, ubona ari umuntu wexpectingaga kuba yagirwa umuyobozi runaka, ariko kubera iyo myitwarire ye idakwiye umuyobozi, akaba ariyo iri gutuma noneho depression aziganisha muri ubu buryo buteye iseseme. Reka twakire undi muvandimwe wasabye ijambo. agiye he undi we wifuza kugira icyo avuga nawe ndabona ari Castor urahari? Castor ntiyavuze na Castor se niwe wavugaga reka. Castor Rwanda, karibu. Abangaba ni za ntuzo nawe ushobora gusanga ari akasamutwe adashobora kugira bazamutse kwa kundi tunikinike abanganda bamenyereye n'abamanutse. Aha. Egide. ndakumva Godfather. Urebye ukurikiranye Mbanda, uzi mu nteko n'ibyo byose, hari amagambo nk'uko uyu musore amaze kuvuga bikomojeho, avuga ko uyu mugabo mu mivugire ye cyangwa mu kwiyamamaza hari amagambo yakoresheje avuga ko nubwo abantu bari kwiyamamaza ari ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'umwe, nta n'umuntu umwe. Ni nko kuvuga ngo harimo kwiyamamaza umuntu umwe, ariko abishyiramwo ndaza kubyita ubwenge, abishyiraho ubwenge, umunyamakuru aramucurika aramucurukura ati woya ntabwo turatangira kwiyamamaza biriya bintu. Like yashaka kumenyekanisha iki cyangwa mwabibonye mute?
hanyuma uze no kutubwira utekereza ko target ya mbanda arashaka iki? hari hari ahantu yakoresheje aya makuru avuga ko ntabwo mbanda yamanutse wenyine, afite abamwohereje. byo murabivugaho iki? byaba ari byo cyangwa ni umuntu uri gutanga ibitekerezo ku giti cye nk'umuntu ufite byinshi azi? kuko ugiye kureba muri kiriya kiganiro yakoreye hariya, yavuze mu batoza, avuga mu bantu bayoboye transport, harimo Dodo. yavuze ibintu byinshi ariko byose yarakasaga. yaba Dodo yamubotaye ibishanga, hari undi yavuze wayoboraga, mwarabyumvise muri icyo kiganiro cya mbere. ibi ngibi kubivuga njyewe kiriya kiganiro agikora aravuze dore umugabo utarya indimi, dore umugabo udagira imboga mumenya. muzi ko naje ahangaha nakoze space nyinshi cyane zifana mbanda, avuga ati ndagushyigikiye nutambuka nzagutora nubwo ntemerewe gutora. so tubwire, utekereza ko ari iki cyihishe inyuma y'aya magambo ya mbanda atangiye gukoresha kuri social media cyangwa kuri media muri rusange? Godfather Egide, mbere yuko asubiza icyo kibazo, ndagira ngo tugaruke gato muri iki kiganiro kugira ngo abantu banumve koko ikijyanye n'icyo kintu uvuze cy'uko iyo usesenguye usanga atari we gusa, kuko uyu muntu arivugira ati njyewe muri kiriya kiganiro abagikurikiye ngira ngo dufata nawe aragikurikiye, ari ahantu yivugira ati njyewe, ati ndanemera, ati ndanashimira umuyobozi wa komisiyo y'amatora cyane kuko ngo ni umuhanga cyane. ngo ni umuhanga, uti se urashingira kuki umushimira ko ari umuhanga? ati yabibonye mbere ko nditesha mutwe nje gutesha umutwe komisiyo, ntaje kwiyamamaza. ati kuko ikintu cya mbere baheraho batanga karahari muri kiriya kiganiro karimo ndaje. ati njyewe ikintu cya mbere cyitwa ibaruwa isaba kuba umukandida ngo ntayo nari mfite, kandi niyo ya mbere basaba, niyo yari iri kuri lisite nimero ya mbere. ati ibaruwa basaba yo gusaba kuba umukandida ntayo nari mfite. urumva ko yabikoze nkana nk'uko abivuga, yabikoze abishaka. ati ntayo nari nazanye. ati yarandebye numva nanjye isoni ziranyishe kubera ko yandebye nabi, ngo mpita mbona ko nanjye mfite isoni. bigaragara ko ibyo yakoze byo kwiyamamaza, byo kuza kwiyamamaza byari iteshamutwe, byari kugira ngo ajye kuri spotlight, ariko nta gahunda yo kuzuza ibisabwa yari afite. niyo mpamvu atari no mu bakomporeninze ko dosiye ye yateshejwe agaciro nk'uko ba Diane n'abandi babikoze. ubwo noneho Egide yafatira aho ngaho akomeza gusubiza, nkaba nshaka ku kantu buriya Godfather, kugira ngo umuntu nkuriya ngira ngo wenda ibintu yavuze abantu babifashe nk'ikintu gikomeye, baravuga bati kuko ni umugabo uzi gushyomozanya mu kuvuga, ni umugabo mu itangazamakuru uko twari turimenyereye, ntago mu by'ukuri twari tumenyereye umuntu wataka itangazamakuru, ahubwo uranindira bakakubaza noneho ukaza gusubiza. we rero mu buryo bwo kugira ngo yumvikanishe ibyo yashakaga, we yatatse itangazamakuru. mu kwataka itangazamakuru abantu bati cyane cyane nyine noneho ko yasaga n'utari uhasanzwe azaje nyine, ariko abantu babashije kumva uko gushomoza mvuga. twebwe twabonye nyakubahwa perezida wa repubulika ajya gutanga impapuro nk'abandi bakandida, nk'umukandida wari utanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi, ariko n'andi mashyaka nanone yafatanyije na FPR Inkotanyi mu gutanga umukandida ho perezida wa repubulika. noneho tumubona ndetse ajyanye na secretary general wa FPR n'abandi, ajya gutanga impapuro nk'abandi bakandida, kugira rero ngo mbanda we azavuga ko uwo mwanya ngo ntuhari, ngo mu birwanirwa uwo mwanya ntuhari. kandi tuzi ko icyo gihe nta wundi mwanya wari urimo uharanirwa uretse uwo nguwo, ariko bakavuga ngo nturivaka. kuvuga ngo nturivaka ni ukuvuga ngo uwo mwanya ntuharanirwa, ntago ari umwanya uri kurwanirwa. ngo none se akibutsa abantu, none se ntiyamamaje
asanzwe ari perezida. None se mwigeze mubona igihugu mwebwe abantu ukuntu birakikara kantu nta igihugu cyose kigize igihe cyuko haba amatora ya perezida wa repubulika. None se bavuze firimbe bati guhera uyu munsi kuba perezida umuntu wari uriho birahagaze. Ubwo bihagaze noneho ubu nta perezida uhari, ubu none tugiye kwamamaza kugeza igihe dushyireho undi perezida. Hari aho byari byaba bityo? Reka da, iteka perezida uba uriho iyo ashatse kwiyamamaza n'ubundi yiyamamaza ariko igihugu gifite perezida. Ahubwo iyo bigeze hahandi bavuga bati noneho ntabwo perezida yongeye gutorwa, ubwo noneho habaho transition ikagira n'uburyo yumvikanwaho, uwatowe noneho akazagira igihe cyo kuvuga ngo azafata ubutegetsi igihe iki n'iki, noneho agahabwa ubutegetsi. Iyo transition ikaba irangije, undi akagenda, undi agatangira akadirija. Ariko ntabwo umwe ahagarara ngo undi abaraho habeho igihe igihugu kidafite umuyobozi. Ariko we yamashoninga icyo kintu akajya avuga ngo none se ngo ntago perezida ngo yiyamamaje asanzwe ari perezida, ngo ubwo se ngo urumva uwo mwanya ngo urivaka gute? Kariya kantu ni akantu yashakaga kunobekamo ngo abantu bumve ibidakenewe. Urumva nko kuvuga ngo umwanya ngo urahari ngo ariko ngo ntabwo urwanirwa. Ako kantu yakomezaga akavuga ngo umwanya ngo nturivakaye ngo nturivaka. Umunyamakuru agakomeza amutsindagira, nanone nk'ibi ngibi n'ubundi yakomezaga amutsindagira. Ejo bundi amubaza ati ariko se ati reka dukoreshe uko bivugwa, undi ati mbabarira, ati ni amahano ndengakamere, aho kugira ngo yemere avuga ati ni jenoside yakorewe abatutsi. So nakariya kantu burya abantu ntago bakumvishe, ariko burya yari afite icyo ashaka kuvuga. Uyu mugabo yajaje, murabyumva? So bityo rero n'ibindi byose muri iriya interview ye ugiye ufata kamwe duhereye nanone ku buhamya bwa nyakubahwa perezida wa repubulika yivugiye ku giti cye bw'ibyamubayeho, nabyo akabigarukaho, yarangiza akavuga ngo se ngo buriya byari bikenewe mu kwiyamamaza koko? Why ikintu nk'icyo ngicyo kizana? Why uvuga icyo? Navuze ko ubuhamya bw'umuntu nta muntu wo comment, nta commentaire ni experience y'ubuzima bwawe, ntibikeneye ko ukora commentaire, no. Ariko urabizanye urangije utangiye sasa gukompara. Urakompara iki? Uyu mugabo hari ikindi warumbajeje niba ibyo bindi byanditswe. Uwabyanditse yavuze ko afite ibihamenya ibyo yanditse. Yavuze ko rwose uburiya azadevelopa, kuko nabonye inkuru itari ndende, ariko yavuze ko afite rwose ikintu kizahamya ibyo yavuze. Bitege amaso. All right. Ruti wakabonye? Thank you Ruhashya. Ruti Ntabwo arakabazo babajije Ego? ngo mbese haba hari abamutuma. Rega iki kibazo cyamaze kuba ikibazo cy'akarere, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni movement nini cyane irimo n'amafaranga menshi. Abasponsoringaga iriya Forbidden Stories, abakora kuri bya Genocost, abakora ku byo bakongomani, ibyo byose birimo amafaranga menshi, ku buryo bihemu cyangwa se umuntu wakwifuriza u Rwanda ko rwongera kujya mu icuraburindi yayaryaho rwose. Abaha amafaranga Onana, abaha amafaranga bara abanyamakuru bandi ba Rivers ba Rong, nabo bose ni kimuvuma kinini cyane ku buryo bidaciye kabiri uraza kubona bari kuvuga ngo yari yavuze ibintu byiza. So rero ntabwo yahakana yuko nta bamutera inkunga cyangwa se abo bakorana. Niyo mpamvu n'umuntu yamamaza kuba perezida itaho kanya create canal yabo bafatanya wenda na Rusesabagina. Ni ikintu kinini cyane. Ngiye mbona yuko ibyo Mbanda yavuze irazi ibyo arimo aravuga, kuko
asobekanya amagambo uko anyomoza umunyamakuru paka ibyo ashaka kuvuga ryumvikanye. Ibyo rero ni ibintu rwose yagombye rwose kubaho responsable, kuko abantu ntibakumve yuko turi mu mahoro y'umudendezo ku buryo ijambo nk'iri riri inflammable batamukurikirana cyangwa se ngo bibe nyine alert nini cyane wenda n'abandi babyumvireho kandi akanafatwa. Sinzi ahubwo wenda ubushishozi ubwitonzi bw'inzego ubu ngubu basigaye bagira ku bintu bimwe ubona bikakaye bikomeye cyane biremereye, wenda ngo twakumva yuko bakiri gutunganya amadosiye n'ibindi byose, kuko twe turumva wenda ko ari akantu koroshye, ariko behind ya ririya jambo ashobora kuba hari n'ibindi byinshi bikomeye byatuma bamukurikirana neza. Ariko mu by'ukuri faze turimo niyo guhakana no gupfobya jenoside, n'abantu rero babe maso kandi bitinze gutya haboneka bavuga ngo uzi ko ari byo, uzi ko ari byo rero yageze mu bantu benshi rwose. Abantu barwanya jenoside nka seneze cyangwa se mini bumwe baba barimo baragenda nyine baba pasifu. Icyo ngicyo nimbaga nakongeraho. urakoze cyane Abe, kuko iyo urebye ikintu uvuze cy'uko ibintu Mbanda yavuze ari abizi neza kandi ari responsable wabyo, akwiye gufatwa nka responsable wabyo, nuko unarebye linki ye n'interahamwe zabisingije zabyamamaje bigisohoka kiriya kiganiro, nta minota 30 yashize mpita mbona tweet ya Ndayizeye Serge Ndayizeye w'Itahuka, niwe muntu wa mbere wese yamamaza ariya magambo yo gutagatifuza Ngirumpatse Matayo no kuvuga ibyo kuvuga ko imvugo ya jenoside yakorewe abatutsi atayumva. Ni Serge Ndayizeye w'Itahuka wa mbere wabishyizeho. Umuntu wa kabiri yahise ubikubitaho nakitwa Karugaba Patrick, nako kaba mu Bubiligi, nako kabi cyane, bihita bisukuri. Uwa gatatu yabaye Gatebuke na mugenzi we witwa Zaneza Denise Zaneza ni umukobwa wa Sebatware Marcel. Sebatware Marcel ni interahamwe yayoboraga uruganda rwa Simerwa, niwe wari deje wa Simerwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Niwe nterahamwe ikomeye yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi hariya muri Cyangugu no muri urwo ruganda rwa Simerwa. Ayo ni amakuru ahari ari documented, Gacaca yamukatiye burundu, ubu ngubu bagaramye mu Bubiligi. Abo ngabo nibo ba mbere bahise basingiza imvugo za Mbanda. Ibyo ni ibintu bita bigaragaza ko umuntu hari link ikomeye y'ibintu avuga n'abo bantu bari kumufana, kuko ntago wabyumva ukuntu mu masaha atarenze 2 ikiganiro gisohotse gihita cyamamazwa n'abantu nk'abo ngabo. Bihita bigaragaza ko uyu muntu ari connected cyane n'aba bantu. Aho hantu rero kumurebera no kumwihorera ntago bisona neza, biba bisa nabi rwose, biba bisa nabi. Godfa, reka ndacyashakisha kariya kantu. Reka nongeraho akandi ka hypothèse. Urumva abantu aha eloge avuga neza, n'ubundi imbere ya jenoside bari ku rwego rwe, afite uko bavuganaga ku matelefone, tabonera amatrase muri iki gihe. Ariko urabona ubu iyo bakora iperereza bagenza ibyaha, bareba complotisme, bareba ibyo bita ama email, bareba ama WhatsApp, bareba amajwi, amatelefone. So na mbere ya jenoside nta wahakana yuko uwo nshuti ye magara batafite ibyo bapanze bavuganye, wabidevelopa yamubonamo ikintu kinini cyane. Ntabwo numva ukuntu nyine hari ababona yuko ari bisanzwe, kuko n'ubundi ari muri kategori ya mbere na mbere ya jenoside, n'ubu ari ku rwego rwo kwiyamamaza kuba umukuru w'igihugu, hanyuma akavuga amagambo ndetse habonetse ibimenyetso by'uko mu mutwe we harimo trouble, ariko n'umusazi hari ibintu atinya gukomoza kuri jenoside, hanyuma ukabanza ukayipfobya, abayikoze ukabagira imfura, intwari. Ntabwo byumvikana. Ubundi za 2006 na 2005 gutyo rwose
umuntu yahigimaga cyangwa se yakoraga ikintu mu gihe cyo kwibuka, wabonaga yuko bamuhamagaye akabazwa ibyo yakoze, ibyo yavuze. Rero nyuma y'imyaka 20 nka 15 kuva 2010 na kangahe, cyane cyane nyuma ya covid, hari abantu bagiye bakoresha amagambo social media, bamwe kabakarabya ikabagira abatagatifu, ariko ibi bimenyetso yagaragaje nta na kimwe wahera uvuga yuko ari ibintu byoroshye. Murakoze. Njye nabaye kategorike kuba ibyo yakoze birimo ibyaha rwose kuri degree ya mbere. Okay. Aha. Eji, gusa ariko se n'ubundi gupromotinga amagambo yavuze biraza kutumarira iki? Nta n'impamvu gupromotinga ruti, nta n'impamvu yo kujya byashikira, nta n'impamvu ushaka kubyibona. So ntekereza ko ari ibyo. Ntabwo ari amagambo ni hatari kabisa. Muri iki kiganiro cy'ejo bundi yakoresheje amagambo atariyo. Bajya bakora gerageza kumugarura undi arabyanga, aravuga ati ntamika amagambo, ntamika amagambo y'ibyo bintu ntazi bita genocide, ngewe cyonse cye n'amahano gutyo. So anyway, Ruhashya, hari ikindi wakongeraho mbere yuko tugana ku musozo? oya, nanjye uretse kwibaza nyine niba icyo kintu kiba cyakozwe kigakorwa n'umuntu nk'uwo nguwo, urumva niba ari umuntu tubyibazaho gutya, abantu benshi barabiganiriye, abantu benshi bamaze kubigiraho ikiganiro, abantu benshi bamaze kwibaza iki kibazo twibaza nyine. Niba abantu nk'aba Sharon hakurya iyo barimo bafatwa babazwa, niba hariho n'abandi bantu benshi bagiye bapfobya jenoside yakorewe abatutsi bakaba baragiye babihanirwa, nyine natwe twese turimo turibaza ni iki kihari kituma nyine we atabazwa icyo kintu, kuko nta muntu umubeshyeye, niwe wabyivugiye. Donc yabivuze inshuro 3, yavuze ko icyo kintu bakoresha batakizi, arongera avuga ati ntimuntamika ayo magambo, arangije aravuga ati reka da, habayeho amahano ndengakamere, ibyo bindi ntabyazi. Ni inshuro 3 mu kiganiro kimwe. So umuntu rero aribaza ati uyu muntu wiyamamazaga kuba perezida w'igihugu, ni ukuvuga ngo ubu yamaze kugira profile nini hejuru y'ibi ngibi, agiye gukurikirwa cyane, izina rye ryamamajwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nahoze mbona kuri za WhatsApp nyinshi cyane bagiye bavuga, nako za Facebook, abantu benshi barimo bavuga ngo muramenye nimumufate. Nuko nyine bazi exactement aramutse afashwe impamvu. Ariko hagati natwe tukibaza ngo none se itandukanyirizo rye n'abandi ribaye irihe, cyangwa kuki we yabikora bikagenda ubusa nkuko bandi bagenzi banjye bambajeje barimo babyibaza. Iri ni ikosa rikomeye cyane, ikosa rikomeye yakoze, cyane cyane nk'umuntu wari waje ashaka kuyobora abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo hari naho yavuze ko ngo kubana kw'abanyarwanda ngo we ngo nicyo kimuzanye, ngo ni ukubanisha abanyarwanda cyane. So mu by'ukuri rero ni nko kuvuga ati imibanire yabo ni ntayo. So ubu rero mu kuvuga ikintu nk'iki ngiki, nibwo se agiye kubabanisha? Nibwo amateka y'igihugu azi neza yabayemo akaba agiye kuyahakana? Nibwo buryo abonye bwiza bwo kubanisha abanyarwanda? Umuntu ararangiza asaba ubutabera. Ndarangiza nsaba ubutabera ngewe. Murakoze. Thank you so much. Urakoze cyane. Thank you so much. Urakoze cyane Ruhashya. Ubwo ntekereza ko ariko kano kantu abantu bakomeje kugasaba, reka nkabakinira ubundi. Hari icyo bitwaye? Mutipe ngo yaje gutega umutego, ngo yaje kugerageza komisiyo y'intuza. Reka nkabumvisha ubundi mpite mbacika. Umva hano. Dutatu hoja muri dutatu. Bari basabye ngo hari ikintu cyabacitse. Nashimye komisiyo. Barishimye. Yakoze n'abahanga cyane cyane. Na oda gasinze mana yanjye bamushyizemo kabisa. Icyo ngiye shimira hagati. Ubundi ahisemo abayobozi, ahitamo abantu. Sinzi ya impression. Era impression.
yego navuze yuko nagerageje gutega imitego komisiyo ngo ndebe urayiteze nawe ntabwo wamwicumi ariko dusobanura ko nari mubajije ko kujya mu turere dutatu basomye 30 kandi uvuga ngo amategeko wari wayasomye ni biriya ni byose cyane ubu nawe umutego wari wabateze uretse se wowe niba ubyibuka nanga ibyangombwa hari leta rutari wanditse ivugisha ukuri ibaruwa y'icyifuzo cyo kuba kandida